ubwato twese igiwe kini ikipe y'igihugu akina amakipe agiye atandukanye nta nubwo yemerewe kugera kuri stade. Uravugisha kuri none ze ko yaciye mu bintu by'umupira buriya Nyamabondo buretse ko ari nk'Imana igukoreye iteka ubundi ntago waruzwe nuko wenda ufite ukuntu witereye ugira ngo abantu baragukunda ko bakunda uko uteye. Urumva umuntu ntago yajya kwirirwa ajya gusura ingagi mu birunga kandi ayifite hafi buriya isura yawe iracuruza. Oya yarago kwari inshuti yanjye se si nukuvuga ngo Nyamabondo isosi ye ninde se bana zose ibintu biravuga kuri Nyamabondo. Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Warite TV show. Twongeye kubaha ikaze nk'ibisanzwe, ni wa muhungu wanyu mukunda cyane muri benshi, nanjye mbakunda bya danje, ndabemera sana, muri abantu badanje, muri abantu bagaciro. Imana ije bamera umugisha kuko nimwe mutuma dukomeza gukora, nimwe muduha imbaraga kandi mukomeze mudusupporting. Turi ready kubaha ibintu bya danje, turi ready kubaha ibintu byiza, turi ready kubageza ku basitari benshi bagiye batandukanye, mukajya mumenya ubuzima bwabo muri rusange uko bimeze. Muri kubona yuko rero turi hano turi kumwe, twongeye tugarura umwe mu bareye bukuri mukunda cyane, ari we Kamananga, ariko wakeneye umukene wa mugabo tuzarwana mu kiganiro. Nje banyita Kabananga TV umure y'ukuri niyo chano yanjye. Kupfobya izina ryanjye rero ndayifite nuko maze kujya ibiganiro bitatu nabuze umwanya wo gushyira ibindi biganiro. Naragiye ndisinzira nibeza sambe mfite ibiganiro bitatu ntarashyiraho, ahubwo muzamvaje mu binyaporodingire ubwo mfite ibiganiro mari ntarajya kuri channel nizira ry'Imana birari. Kora introduction wenda n'urugero nk'umuntu urufite mfite channel ariko nabuze umwanya wo gushyira ibiganiro. Kora introduction twumva. Ese ubu introduction uzi icyo bisobanura? Ntabwo igifaransa nyizi nzi Icyongereza. Nurize su kwa porodinga se? Introduction bivuga su kwa porodinga se si kimwe no kwa porodinga. Sijako urimo kunseka mu iki gitondo ubwo nawe ugiye kumfatirana umere nka yaka. Bavandimwe rero wincangaranya wa mugabo wincangaranya buraze gato wa mugani wa Nyiramajyambere sira hajya Nyiramajyambere ni uvuga ngo introduction ni unuze ni harya ngo ni iki nicyo ni igifaransa wumva ari iki? Urebye nko mu Kinyarwanda wenda tubisobanuye neza ni igifaransa ariko tubisosengwe neza. Ni igifaransa introduction ni Icyongereza. Kore kuncangaranyara mbese nimbanziriza mushinga w'ikintu runaka. Nubuwa ngo nimba tugiye kwa porodinga cyangwa nimba tugiye kwa actinga n'ibintu nk'ibyo nyine nk'ibyo nyine. Ese Kamara umuntu akubwiye jawe ncangaranya jawe ncangaranya jawe wambabariye ko Bruce Melody habaye ko Bruce Melody habaye wa amvuye umwaka wa yakamwana nta kibazo ko mbaza nangize inzaza mesha ngaho mbaza amagambo yo kugusubiza ko nyafite ufite uruganda rw'amagambo ngaho mbaza sha ncangaranya wa mugane wa Nyiramajyambere amafaranga yicuze mwara yatwo. Uretse gato I believe bisobanura iki? I believe what do I believe? Ariko zikushobora kufite ikibazo the question mark ufite ikibazo gikomeye cyane. What do you want? Wambajije mu Kinyarwanda ko ndi umunyarwanda ukareka kumbaza mu bindi birimo. Wumva bisobanura iki se? I believe bisobanura. My friend is you go this is hospital jya kwivuza urarwaye cyangwa ujya Indera duhamagara imodoka y'Indera se 144 kujyanye wacangaranyishijwe tuguhamagara imodoka y'Indera se Banyarwanda batuye muri Amerika, batuye muri Aziya, batuye Burayi, abanyamakuru nabo babuze ibiganiro basigaye babaza abantu baracanganyikiwe. Reba nk'uyu wa Riteri TV niyo no yari umwana muto ejo bundi yavuye gukina mu Academy KP aje mu YouTube ariko asigaye atinya agera n'ibintu mujye muri share na commentaire muko subscribe no kuvuga ngo asigaye ajya kumuzitara akabura n'ikintu muso amubaza nk'ubu bintu kumbaza n'ubugoryi gusa
I believe in kandi iyo ubajije ubusa bagusubiza iki ubusa I believe in bino ubusa genda ubibaze abo ugomba kubibaza I'm telling now eko I'm telling now bisobanura iki ubwo mbwiye ngo iki nyine sha twasoma ubwiye iki nyine twasoma by the way kambanze reka nze nanjye nkuruhukireho nawe ubivuga nanjye reka nze nkuruhukiro ntiwanduhukiye yose uretse nawe ubivuga akagabo gayimba kandi kataraza nukuvuga ngo imbaraga zose wakoresheje urimo mbaza ubucucu uze kwibuka kuzikoresha ndimo kugusubiza reka mbanze nyisome mbanze nyisome banze isome mbanze nsome wabareyoja hano abari ibice byanjye bya Rayon Sport bya Sport biriho hano ari ibice byanjye mba natanze akubura Sport se yatumye ikena nubwo ugibeshyira abagore shani he ya mbere pe niyo ya mbere abagore se barya amafaranga wowe umugore yakuriye amafaranga abagore kuko nkuko bajya bavuga nago umugore arya amafaranga bajya bavuga ngo abakobwa ngo nabakuzi urukumva uno batuma abasore bakira amara kunywa inzoga 5 agahita bibyatse 5 we cyo yagukura yajya muri mobile money akakuye mu mafaranga cyangwa kubeshya ati ngurira inzu umugabo mwiza nkunda ukamugura inzu ya 50 cyangwa iki nuko bakura ariko se umugore mu kabari yagukura iki amara kunywa utuyoga dutatu akabinzazame abagore babaje burusheti yamaze kurya burusheti n'ikirayi kiwe cyagitoki biba birangiye ubuse yagukura iki kirike gukuyeho nk'inzu buryo umukobwa wagukura neza ni wa mukobwa uvuga uti twarabyaranye nanjye nzamuregera kuri Christian wanjye twabyaranye y'imyaka ingahe nzamuregera kuri Lydia wowe uyubyaye ukabyana n'umukire umukura muri abagore banjye suko bakize bose hari ucenye se muri bo bura nubwo rwona nibera muri getu abana bigira igihe abagore banjye bose bafite amafaranga ntawe udafite amafaranga bose barayafite nabwe ni ngewe ayo kunywa nayo kurya sinzayabura ariko murabona ndakibereye mu pagani ndakibereye mu byaha ni mbahaye umutekano wanyu abana bakire kuzira bazansure namwe nimukenera kunsura musure ariko sinjya nera stress mu buzima bwanjye kubera ko ikintu cya mbere nirinda stress burya stress uzijyanyemo kaba kabaye yego nese abahungu bajya bavuga abasore bajya bavuga ngo ibana dukenye kubera abakobwa batumaza amafaranga barabeshya ubu yego umuntu w'umusitari yagura bw'ibihumbi 200 300 n'ubumbi 100 yakoze umuntu ngo agure gaze cyangwa yishyura inzu ya getu abamo ubwo busore buvuga ngo amafaranga babufite ayaye babukora iki ni Bruce Melody bagiye gukoresha igitaramo akuramo miliyoni 100 ni debeni wagiye gukoresha igitaramo abona amafaranga ubwo busore babukora iki ko ari ubupfubuzi bwigize ubupfubuzi ese urabyemera biko bibaho biri abasore ngo bibaho ari ubuntu bw'ubusore bwigira ubupfubuzi ko sibira umumama we ujya kuvuga ababahonsa bo bararanaye burya ababahonsa bo ntago bazi no kurongora ababahonsa ugize ari umukobwa wese ukundanye n'umubahonsa aramubwira ngo bahonsa wimbwa ngo mubi cyane kubera ko ababahonsa bifite umunaniro udashira nukwirega gusa muri aya makote bareze ibituza bameze barya hari wari umitanye Giriti Hotel waramubonye wa muri Giriti Hotel agenda gutya harambwira ngo ukemura urusoje ugaruka Giriti Hotel ndabase ni ya nyoko ni yaso none mitamwereka sayimesi bavukiye Eugene boss yanywereje boss namwe mfite inyota itanyweza 100 ati gena umwaka muri quartier none ejo bundi babonsa undi hejuru kuri bizine yasangana na boss twari kumwe kuri Noel twicaranye ayivire muri pisine ara mutima bagomanya naramwibeshyeho ko nagiyeyo nka saa 5 anyibeshyeho ngo nta basinzi basanga agiye ko nabona ndi kumwe n'umukiri umuketi bagwica ushaka cyose umwe urye akira n'agatike reka njye mbana neza narabanye nabanye na Wariteri wakinye umupira akavunika hakiri kare uyu mugabo yitwa Wariteri yakinye umupira mu academy ba pere muramuzi yavunitse hakiri kare yabaye nka nuza uriya twari dufite witwa Frodis Kanombe nawe yavunitse hakiri kare Kanombe yavunitse hakiri kare harabakinyi baba ejo bundi nari kumeshana w'Imana budurusha muri stade ari kumwe na coach warutsiro nuzo uri usigaye yobora Muhanga Gatera yabati nyamara kamananga n'umunyamupira na BBR ate kamananga avugisha ukuri ngende umunyamupira ndakwibuka uri mu academy reba kuntu Frodis yagiye avunika
akiri n'umwana reba kuntu nuza Pascal asigaye yicuruza inkweto ni ukuvuga ngo twagiye dutakaza abakinyi reba migi kuna arangiye nabi rwose ese ubona biterwa n'iki kuba umukinnyi ni ukwivanga mu bintu migi nawe yativanga muri ya bintu by'iki byo guhamagara abakinyi n'ibiki byose bakamushinja ibintu by'amaruswa n'ibiki byose bundi uratuza migi bundi ngewe migi namugurishaga imodoka hari n'amafaranga mfitiye rwose migi kuriba amafaranga ya amafaranga namugurishe de kabure amafaranga yasigayemo gorufe ya indi de mutwe amafaranga yasigayemo ariko naramubwiye nta kibazo itsuke nta kibazo indori ndagusuhuje gato migi yarakwambuye cyane amafaranga make yandi usigamo ya mitasiyo utavite uwo yanditse imodoka bati nzayaguhanga ibi 300 dukoze mitasiyo ntago ari ukunyambura nayo naramurikiye nta kibazo naramurikiye se urumva nyine ayo mafaranga se ko nawe yikeneye nawe arakenye rava yayigurishije ejo bundi twese twacanye ubwato twese migi wakiniye ikipe y'igihugu akina amakipe agiye atandukanye nta nubwo yemerewe kugera kuri stade uravugisha ukuri none ze ko yaciye mu bintu by'umupira umwaka kamerama yaciye mu bintu by'umupira ni ukuvuga ngo iyo uciye ku bintu by'umupira umwaka nta nubwo ugomba kugera no kuri stade niho hakandagizaho n'ibirenge ntabwo bibaho ubu uciwe nyine ahubwo turasuhuza Bakame wacu koce w'abazamu wacu turasuhuza muvandimwe Ndori turasuhuza komurede wanjye w'ibihe byose Mwemere ngira inshuti turasuhuza Haruna turasuhuza abanyabigwi b'abanyamupira banzi neza ko ndi umunyamupira ntabwo ndi umufana ngewe ndi umunyamupira ndabashishikariza kuzaza kundeba ari ku cyumweru Maison de Jeune mu ikipe y'abasaza hari umuntu washyizeho ngumbi 200 ngo nta gitego natsinda tuzakina match ejo bundi nyuma ku 12 tuvuye gukina na APR iri ya kofi cya gikombe cy'abantu batwaye championnat tuzakina ku itariki 10 tuzakinira i Remera ni Rayon Sport izaba yakiriye ntabwo ari Rayon Sport iri ya ni Ferwafa n'amafaranga na ya Ferwafa ariko tuzaba duhari badutsinze ibitego 3 baducangaranyikije ariko ejo bundi Sarupongo yarambwiye Sarupongo ndagusuje nshuje Jangwani muri APR nsuje Songa mbere nsuje Rujugiro nshuruze abafana bose ba APR ejo bundi wo bita Sarupongo watugambaniye akava muri Rayon Sport namwe azabagambanira ejo bundi yaravuze ngo azongera ngo dukubite ibitego 4 kuri stade ariko ndamubwira nurancangaranyije burya subuna ira match ari twayitsinda nanjye nzegura muri Rayon Sport ni mupira nzawuhagarika ira match ku itariki 10 ni tutayitsinda ibyo mupira nzabivamo najya kuba umutahira w'inka najya kuba MC Gatete ubutegura akazi uzandangira sha unyigisha ibirabye bibgoye musi Didier bigira abagabo nzahindura imirimo nisha nzacuza nzacukura toilette ntabwo nzojya kujya kuri stade ape n'insinda ku itariki 10 ntabwo nzongera kujya uyu mwaka nzanye imigambi mishyashya kana abakinnyi mufite mu kiganiro tuheruka gukora nawe uravuze ko abakinnyi ntabwo turagura mu kwa mbere ese mu kwa mbere ni ryari sejo bundi kwa gatanu se sibwo tuzahita tugura umukinnyi se wa mbere nabari muri test tukareba ko bashoboye ariko twabwiye nge nagira inama agent wacu dukunda cyane Bobuni ndamubwira murabona mwaduhangitse kera muduha abakinnyi bibigarasha ariko murabona mugerageze tubabaye imyaka igeze kuri 6 ese muragira ngo tuziture hasi dupfe muragira ngo tuzarware muraramo mwakwihanganye ukazana umukinnyi wenda uvanye muri Senegal cyangwa muri Ghana witegereje uzahoza amarira ba Rayon Sport uwo nkuru ya mwana w'amajigo twari twifitiye umunyemari w'amajigo yitwa Neja uwo munyamarija uwo munyamari wacu sha wacindaga ibitego urusore sha yitwa Nemana yitwa Ndera urusore manu watsinze APR hariya ku maboro w'amajigo sha w'ijusore abyibagiwe nanjye kone ariko sha uriya niwe watumara gahinda abagenti bacu Tom Penzi uri mu agent ukomeye cyane ugeze ku rwego rwo hejuru Tom Penzi mufatanye na Bubuni mutuguriye abakinyi muvandimwe wanjye President Gashinya Chance tuzi ko uri umunyamagutu kwemera gerageza
ukora iki ugura abakinyi ufatanye na bubuni wacu uriya bubuni naramupingaga ariko ejo bundi yabonye kuntu mabaye Bugesera nicanye na bami Abudara n'abavandimwe bacu bahaji Mudaheranwa bahaji Yusufu nyine none barangije barambwira bati Kamana ngatuza turaguha amafaranga kuko uzi ibintu byambayeho nagiye iwabareyo aba bose basohotse bigendera ayo nanjye ndeba kwa kumuntu watsinzwe mace sha bubuni ni wowe ngobotse ati waje n'ikiti naje na moto reka ngufatira akamutu ibintu birakaze reka ngubaza akabazo kamwe hagati ya Ndori Jean Claude na Bakame umuzamu wa mbere muzamu wa mbere muri iyo myaka yacu turi gukina imipira cyangwa se turi abashampiyona zishyushye 9 n'umunani bikabirindwa muri Filibyumba turi kumwe na Raoul muzamu wa mbere twemeraga cyane w'ibihe byose bamwita Ndori Ndori yari uwa mbere Ndori ariko akabishumi y'Abakame banabana no mu nzu bakamamwigiraho barabana mu nzu bombi nabagurishije imodoka ari babiri ntazi ko babana umwe muhara bapfa y'umuryango umwe Ndori abura amafaranga arambwa ati njye nabona banka ngitakoze ahamagara Bakame ni wo yazanye babana Bakame nanjye arambwa ati nshakira indi akasha amafaranga y'abakinyi nanjye narayariye sha reka mejya nyamburi narariye amafaranga y'abakinyi nanjye ayamwemeri ese mwemeriwe namugurije maketu ashaka kurara yimenye ijoro rimwe ayigonga amaporisho kagira guteja abakinyi mbasabye imbabazi coach wacu ibihe byose Beto wakinye Mavubi umwana w'umuyovu dusuhuze na Imedi wacu umuyovu ukomeye cyane dusuhuza abanyamupira ba Korode perezida wacu uretse ko yihangana nyine twahanye iherekanya bubasha urani ngiye ugiye kuyobora abafana ba Rayon Sports badukize indi komite nshyashije bundi mu kwagangaye urani turahita tuyamamaza ku by'abafana buryo ningiye ugiye kuyiyobora ningiye ugiye kuyobora abafana mu Rwanda bose ariko Marayika ngo yarambenze Marayika yarambenze ariko yaribeshye yaravuze ngo ngewe ngo nta mafaranga ira niki kandi ubu nibwo yaza kandi ubwo azatangira kunkunda bitagishobotse ariko ejo bundi twahuriye ahantu muri buwate nziza ikomeye muri Kigali ntavugira ngaha kuko twaba tuyamaje kandi ntiyaduhembye wenda nakwamamaza inzoga ko ihemba abakinyi banje ariko ira bato sinayivuga ariko Marayika yarambwiye ijambo rikomeye ati nje nago nari nzi ko ibintu muba mugira bibiri bari burage atari kunasanze atari burage ati buryo urankunda atereka ngo akabizo biri serious abantu mufotore mwese anga amakabizo kwita marambwe ati nanjye ngiye kujya ngukunda Marayika buryo arankunda nuko wenda tuba ibintu bya content tugiye mu by'abahanzi ngusezera kuko ubu ngubu ndi muri lokale y'igitaramo cya Debeni ku itariki ya mbere siziba Bruce Melody azaba ariko Bruce Melody we afite igitaramo ku itariki nimba ari 3 nimba ari zingahe ni ya mbere nawe ni ya mbere se Bruce Melody kandi bagifitanye na Debeni ku itariki ya mbere nyine ntuze ko bancangaranyije Debeni namwamamarije ejo bundi kwa Papi Valence vuga ngo tuzaba dore mu gitaramo ariko ngo kirimo abantu bane harimo umwana nawe wigize umuhanzi ukomeye wa mwana wigize umuhanzi ukomeye nawe azaba hari uriya twakwa kiganiro ejo muri kwa Gasuku Benovi Benovi ja Bruce Melody mwitonde uzi ko umuzitari w'inshuti yanjye twabanye kuva kera office turi kumwe nawe tubana kawushi turya inyama za nyamacoma tugira gute akingice musi turabasuje ariko sha uwo bita ngo Benovia uriya waraje abakorana akazi jabone yangore kwa Gasuko yaraje ahitambwe ati Kamaranga bagwikaze yahenekene byanyabyo mwawe mo ngatungaye nitanigenda yakanambabaje bitabivamo hagati ya Bruce Melody na Debeni uri ku ruhe ruhande on fete bariya naba star twubaka dukunda ngewe umuntu unzi twasangiye ku meza gusangira ni bana tukuremo gusangira ubona ufite imana irenze yundi sha burya nuko mutajya muri ibintu Debeni nunuza n'umuhanzi sha Bruce Melody burya no umuhanzi aramurusha tuye tuvugisha ukuri Debeni unyumve uri inshuti yanjye ariko burya Bruce Melody ni igikenya sha burya ni igikoko ngubu ngewe sindi gusabiriza ngo inzu bayinyirukanyemo
ariko hari umuntu wambwiye ngo Bruce Melody inzu yabishijwe ngahe yari kuri 40 bayishyize kuri 50 barayurije ngo ibintu birakaze. Bruce Melody aranyishyura amezi nk'atandatu cyangwa amezi 4 byanyabyo. Bruce Melody nomero yanjye rero ni yindi ya kera sinjya nyita ni 0788858681 ibariye ku mazina yitwa Manishimwe Isaac ATK Kabananga TV Umureyo. The Ben nzaba mpari mu gitaramo. The Ben we ni inshuti yacu. The Ben icyo mukundira ariko bose ni bamwe. None se The Ben aritonda. Nuza Bruce Melody na aritonda. Bose ni beza. Ni beza pe. Ubu tuvugana Bruce Melody no wa mbere agakurikiraho The Ben wa kabiri. Ariko arundi mwana nawe mwiza wajyanye na The Ben Burayi yitwa Nduriya. Na The Ben Burayi wose Medisi. Medisha. Burya Medi nawe ni umusitari. Reka rero nibo bahanzi batatu dufite. Ariko Benovia warabije, Benovia warakomeye. Sinzana avumbutse nka yamano avumbuka nkanuza. Ezo wa mwana uvuga ngo twavuye mu kiyede niwe yamano. Twakoze ikiyede. Niwe yamano. None se uriya uvuga umurasita uburirimba ari kumwe na Nuza na Bruce uriya witwa Nuza wavuye Bujumbura yitwa nde uriya wa Madrid wavuye Bujumbura uriya wa mwana oya nagaru uwo wakoranye na Bruce Melody bari hejuru ku kintu cy'ikinuza wese nuwo ngo nawe burya yari yajemo neza nuko yivangiye. Turi gusoza. Yego dufite abantu batatu. Yego dufite Muyangura muzi Muyango ndamureba. Kate bashobora mureba. Kate Bashabi we n'inshuti yanjye y'amagara ndamusujije. Kate Bashabi yanamuguriraga imodoka. Nyamabondo utatuvangira mu kiganiro ngisigaye ndi serious umwaka na utangiye ndi serious. Nigeze nice isa yawe sinayi mu kabari. Kate Bashabi n'inshuti yanjye. Ibintu bitatu namuvugaho ntinjira mu buzima bw'abantu akize agenda muri Jeep privé atega indege ya Jeep privé. Wewe watega indege yihariye nukuvuga ngo nshobora gutekereza kurara muri Amerika nkararangiye myiva no mu kigano nkararangiye nshobora gutwira kampani mu nshire y'inkoko burya niko cyera nabikoraga nagiye ku kibuga Entebbe ariko sumugabo aranshaka wici je najyaga ndisikaye ndi mu gisope najyaga mamagara ibugane mu nshire y'inkoko irayiringa iminota 50 nkatega indege kanyezo minota 25 kuva Entebbe mutaxi nakaza kumfata nkaje minota ngasanga inkoko irahiye nice harya muranjemwa nticaranye muranje gwasha yarice yayewe narababwuye mbabwira narababwuye kuri Mutesi Jolly wamuvugaho. Mutesi Jolly nawe no mwana witonda abantu bose uri kumwe baritonda. Kate Bashabi aritonda. Shadibu ni inshuti yacu dukunda. Shadibu ni umuntu nta kibazo ariko Shadibu ni umuntu mushobora guhurira ahantu muri boate cyangwa iki ukabona aguhaye agaciro bati Kabananga ko wicaye aho ngaho ngwino ku ntebe tubyina akaziki ukabona ari isanzuye. Abo bantu batatu Kamana wamugani hari radio y'igihugu umva disi ngo na radio y'igihugu nagiyeho. Ubu se genda ubaze Nuza genda ubaze Rigani Rugaju nta kigano twakoranye kuri stade si radio y'igihugu ze nta kigano ni wakibonye bateye radio cyangwa muri bamwara gikoye kuri stade bitandukanye no kujya kuri televiziyo y'igihugu. Televiziyo nagiye ni nyinshi izihe nagiye kuri radio Regis ndamusuje muramira na Taifa umwaka mushyashya. Kenisi turaziranye aranyu nanjye ndamwubaha. Flash iranyubaha. Buriya Nyamabondo buretse ko ari nk'Imana igukora iteka ubundi ntago waruzwe nuko wenda ufite ukuntu witereye ugira ngo abantu baragukunda ko bakunda uko uteye. Urumva umuntu ntago yajya kwirirwa ajya gusura ingagi mu birunga kandi ayifite hafi. Buriya isura yawe iracuruza oya ntabwo twari inshuti yanjye se si nukuvuga ngo Nyamabondo isosi ninde se bana zose ibintu biravuga kuri Nyamabondo byiza. Nyamabondo ni imfura
buriya Nyamabondo ikintu mukundira ngiye nabwo ndarwaye twagiye mu bukwe bwiwe twagiye mu ikintu cya Nyamabondo atanga agace aho umuntu agaciro kubera ko yahise anzanira akamashini agira gutera ngo ati nta bukuzamo ndetse ndaza mu bukwe mfite serum buriya yarabaye kuba ntaragiye mu bukwe ariko bwa mbere nari nabugiyemo tujya gusaba yari bayita icyangugu ariko buriya kuba narabuze muri abukwe narababaye icya kabiri Nyamabondo ni umutegetsi kandi ubutegetsi nagari we ashaka gutegeka nagayobora Nyamabondo uzarebe abakubwira ibintu ategeka nicyo kintu ibintu bibiri wamuvugaho umubonaho bitari byiza kandi icyo gikizamo cyambere cyo gutegeka nakubwiye bibiri byiza nakubwiye ko cyambere aho umuntu agaciro ari umuntu ugira neza umuntu wabwa ikibazo akacyumva icya kabiri akunda umugore wiwe kandi akamuha agaciro bibiri rero bibiri rero ni umutegetsi kandi uziko leta y'umwe yatubwiye ngo tujye imiyoborere myiza warategeka rero ikindi cya kabiri Nyamabondo ntago agendera ku isaha uwo wamuhamagaye ryari ibyo nibyo bintu bibiri rero Kamana wakoze cyane kuza kuri Warete TV show murakoze amahoro y'Imana bane namwe okay ciao murakoze